wikabakaba ugasanga hari haparitse imodoka ya papa ntiki haparitse ikagenda ubutazagaruka. Hari igihe wikabakaba wakebuka ahantu hari amafamu y'iwanyu ugasanga yose bayagurishirize rimwe. Hari igihe wikabakaba ukareba ya etaje ni wowe ufite ubuzima bwawe kurusha uko abantu babugutwarira, ufite uruhare runini mu kwiyubaka kandi ni wowe ufite uruhare runini mu gutegura imbere hawe. Ukorwa ni ngombwa kuko naho nabibabuza, naho nazana n'inguru yawe ntuzashukwe n'igihagararo cyawe, ntuzashukwe n'uburanga bwawe, ntuzashukwe na munda zeru hawe. Bakundwa turabana b'Imana. Muri iki kinyejana cya 21 isi iri kwihuta ku rwego rutangaje. Urubyiruko rwa none rurahuze cyane, dore buri wese yibereye mu bye. Babyeyi mukanguke mukangure, urubyiruko ni imwe mbaraga za none n'ejo. Iki nicyo gihe ngo wubake amahame azagenga ejo hazaza hawe, bityo utanga umusaruro kuri wowe ubwawe, ku gihugu cyawe, itorero n'umuryango nyarwanda mugari. Ntugacikwe n'ikiganiro Tegurejo ugezweho n'umukozi w'Imana Mukeshimana Emerita uzwi nka Mama Charlene. Ni buri wa gatanu ku rubuga rwe rwa YouTube Mama Charlene Official. Rubyiruko, ikiganiro Tegurejo ni itafari ry'umutamenwa uzubakisha hazaza hawe. Ndifuza kuzagerayo. Turasuhuza mwese abakurikirana Mama Charlene Official. Turabasuhuza aho muri hose hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Turasuhuza urubyiruko by'umwihariko kuko turi mu kiganiro cyangwa mu cyigisho twateguye kivuga ngo tegura imbere hawe rubyiruko. Turabashuhuje rero urubyiruko rw'abasore n'inkumi aho muteraniye hose, aho muri hose, ari abiga, ari abarangije, mwese turabashuhuje, turabakunda kandi turabazirikana, kandi dukomeje kubifuriza ibihe byiza no kugomeza gutegura imbere hanyu. Uyu munsi tugeze kuri episode ya 3 nkuko mwagiye mukurikirana episode ya mbere ivuga ngo imbere hawe ni wowe uhafite, episode ya 2 kumenya uwo uriwe. Ubu tugeze kuri episode ya 3 aho nshaka kuganira namwe nkuko twagiye tuvuga ko tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ndashaka kubabwira ngo uko biri kose ni wowe ufite uruhare runini mu kuyobora ubuzima bwawe. Uruhare runini n'urwawe, ababyeyi bafite aho bazakuyobora, isi nayo ifite umwanya izafataho, n'abantu bafite aho bazafata n'inshuti, kuko kugira ngo umuntu akure agere mu myaka nk'iyo agezemo iyo ari yo yose hari ibintu byinshi bimwigisha. Hari igihe wiga ugafata, hari igihe wiga mu ishuri ugatsindwa, hari igihe isi kwigisha ugatsinda, hari igihe mbese ibintu biyobora umuntu ni byinshi, ariko mu bintu byose bigomba kukuyobora ibyo ushaka n'ibyo udashaka, ibyo wemera n'ibyo utemera. Uruhare runini ni wowe ukwiye kuyobora ubuzima bwawe. Niho hantu twari tugeze rero, nkubwira ngo ufite uruhare runini rwo kuyobora ubuzima bwawe. Ndifuza yuko mbere yuko dukomeza turebe ijambo ry'Imana twifashisha kugira ngo turusheho kumva. Turebe mu Migani igice cyaho cya 3 ku murongo wa 7 haravuga ngo ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Ariko reka dusubiremo aha niho nshaka cyane. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Amena. Nifuzaga ko tuganira nkakubwira ngo iterambere, ubuzima bwawe ni wowe ufite uruhare runini mu kubuyobora.
no kubufatira umwanzuro. Nanishatse kukubwira ngo ntago uri umuntu wo kwerekezwa ahantu hose babonye, ntago uri umuntu wo gufata imyanzuro yose atatekerejeho, ntago uri umuntu wo kuyoborwa uko umuntu wese uje ngo akuyobore uko abyumva. Nawe ufite ubwenge Imana yaguhaye, nawe uri umuntu ushobora gufata imyanzuro myiza. Reka mbabwire, urubyiruko nubwo tuba tuvuga ngo urubyiruko rwarashize, ariko nta bapfira gushira. Twagiye tubona abana batoye bakora iby'ubutwari, twabonye abakobwa bareze barumuna babo na basaza babo barahuye no kubura ababyeyi babo mu buryo butunguranye. Ukabona umuntu abyirutse ari umwana muto, ariko akarera bakuru be, akarera barumuna be, akabarera, akarera abana bo muri famiye. Twagiye tubibona, ukabona arabareza arabashyingije, ukabona arabareze bageze muri kaminuza, ukabona arabareze bavuyemo abagabo n'abagore, baragiye barerwa nabo ubwabo bakiri batoya. Bishatse kuvuga ngo birashoboka. Nimba ushobora kurera umwana mwasigiwe n'ababyeyi banyu, ukamurera akarinda b'umugabo, ukamurera akarinda b'umugore, ukamurera akagera muri kaminuza cyangwa muri segonderi, uri umuntu ukomeye ufite kwifatira imyanzuro mu buzima bwawe. Ntago uri umuntu wo kuyoborwa n'umuntu wese ukwaje, uri umuntu ushobora gufata imyanzuro mu muryango, uri umuntu ushobora gufata imyanzuro mu gihugu ukagira ibyo ukemura, uri umuntu ushobora gufasha urundi rubyiruko, uri umuntu Imana yabyaza umusaruro, uri umuntu w'ingirakamaro. Hari byinshi mukora. Ngenza abantu b'urubyiruko benshi batunze imiryango yabo ndabazi, nza abantu b'urubyiruko batunze amafamiye, nza abana batunze abamama babo, nza abana batunze ba papa wabo, nza abana batunze bashiki babo, nza abana batunze basaza babo. Ndabizi muri mwebwe harimo imbaraga. Umuntu rero ushobora kurera uruhinja rugakura, umuntu ushobora kwirera ubwe akikuza, uri umuntu udakwiye kuyoborwa n'umuntu wese ubonetse ngo guteremo imyumvire cyangwa ibitekerezo bye. Uri umuntu ushobora gufatira umwanzuro ubuzima bwawe kandi ukagera kure. Ni ibyo bintu ushaka ko tuganiraho. Reka dukomeze. Uri umuntu ushobora kuyobora ubuzima bwawe ukabugiramo uruhare. Ntabwo nkubwiye ngo uziyobora 100%, kuko hari ibindi bintu bizakuyobora bigufiteho ububasha, ariko ntazagire umuntu kuyobora mu myanzuro mibi kandi ufite kumuhakanira. Ntabwo ukwiye kuyoborwa n'ikibonetse cyose, ntabwo ukwiye kuyoborwa n'ubonetse wese, nta muntu ukwiye kugufatirana ngo nuko uri urubyiruko. Uri umuntu ukomeye ushobora gufata imyanzuro kandi ikagira umumaro. Impamvu ndi kubibabwira yuko muri abantu bashobora kwifatira imyanzuro bigakunda kandi bikemera, nuko hari ibikorwa bigenda bigaragara hirya no hino kandi byakozwe n'urubyiruko. Ngewe nihereyeho, wenda reka mvuge nka Charlene wanjye. Charlene ni umwana muto, afite imyaka 16, ariko ataratangira mu wa mbere segonderi. Ni umwana wagaragaje ubwenge, bishatse kuvuga ngo no kuba narabanaga nawe nge numvaga ndi kumwe n'umuntu mukuru kandi yari umwana ajya gutangira ishuri, akajya mu wa mbere segonderi yatsinze, agiye kuba muri interina narariza amarira araza. Impamvu narize nuko nabonaga mbuze umuntu ukomeye, kuko Charlene ni umuntu ufite ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru. Charlene ni umuntu ushobora gusigira urugo akarujera, ibintu byo mu rugo akabijera. Ni umuntu ushobora guha amafaranga akamenya ukuntu ari buyakoreshe mu rugo. Urumva nimba yari umwana wo muri primaire, yari ataragera mu wa mbere segonderi, yajya mu wa mbere nkarira, nari mbuze umuntu ukomeye. Kubera iki? Hari igihe kimwe ntazibagirwa, nigeze kuva mu rugo nta makara mbahaguriye, kuko ntayo nari mfite, nari ngiye mu ivugabutumwa ndi bugenze n'amaguru, ariko mu rugo hari ibishyimbo. Hanyuma ntashye
sanga Charlene ibishyimbo babitetse. Hanyuma mbaza Charlene, ese Charlene ko nta makara nabasigiye watekesheje iki? Agiye kumbwira arambwira ati mama nagiye munsi y'urugo hanyuma ndihisha nkajya ntora ibitiritiri, nkajya ntora utuntu tw'uduti, nkajya ntora utuntu tw'udukara. Mama ngo ariko ambwira ijambo rikomeye ngo yabikoraga agize gute yihisha. Ubwo se umwana udasigira amakara ko kugasanga yatetse atagiye gusyaga. Gusyaga ni kwa kunda abana birirwa bazerera mu mihanda ngo bagiye gutoragura ibyuma byo kugurisha ngo ibiki, atavuye mu rugo ngo ajye kuzerera. Uko biri kose uwo mwana ni umwana uba ufite umumaro, n'iyo umufite uba wumva yuko utabyariye ubusa. Ikindi gihe ndataha abana barambwira ngo mama ngo uzi ko Charlene atariye. Ini kubera icyo atariye? Ndamubaza Charlene kuki utariye? Arambwira ati mama nabonye ari bikeya hanyuma nanga kubirya kuko nabonye batahazi. Urumva umwana ushobora kwihotorera barumuna be, uramutse wanapfuye uri mama we ashobora kubarunda akabatunga. Noneho najyaga ndeba n'ukuntu mvuga ngo nagiye ngo maze iminsi ngahe ntari mu rugo, ngo maze icyumweru, ntago natahaga ngo sange mu rugo hari igikuba, nta n'icyuho nasangaga mu rugo kuko Charlene ahari. Icyambere Charlene afite ubumuga, ntago afite amaguru abiri. Icyo gihe noneho nta pareye yagiraga, kugira ngo agende yapfukamishaga akaguru karekare kakareshya n'akagufi. Nguwo wabafuriraga, nguwo uwo wabafashaga. Wenda ikintu nabakoreraga nuko hari ibintu birenze nko kuvoma amazi nkasiga nkoze stoke yayo, hareba mbese ibintu bikomeye. Muri makeya ukabona nimba ntahari yuhagiye abana nka mu gitondo abakubise mu nzu. Rimwe yarambwiye ngo mama nashakaga yuko hatagira umwana ujya kwereka abantu ko twashonje, hatagira umwana winjira mu muryango w'abandi batetse. Uwo mwana aramutse abaye imfubyi ashobora kurera barumuna be. Mu rubyiruko rero harimo imbaraga muri mwe, mu rubyiruko mufite ubushobozi. Kandi ikindi nagira ngo mbabwire ngo hari ibintu byinshi Imana igomba kubakoresha, hari ibintu byinshi igihugu kizabakoresha. Muri wowe harimo umusaruro. Kandi mbibutse ko izibika zari amagi. Muri mwebwe harimo abazaba abapasiteri, muri mwe harimo abazaba abashumba, muri mwe harimo abazaba abameya, harimo abazaba abafande, muri mwe harimo abantu bakomeye, muzaba abadogiteri, abandi mube ba diregiteri, muzaba abahanzi bakomeye, muzaba abaririmbyi bakomeye, muzakorera isi, bandi muzakorera ijuru. Ni ukuvuga ngo Imana yababitsemwo imbaraga izakoresha iby'ubutwari. Ni wowe rero, ubuzima bwawe rero ni wowe ukwiye kubuyobora. Iki nkikubwiriye iki? Nkikubwiriye ko hari igihe muba mwicaye, wenda ndavuga nk'urubyiruko rwiga muri mu ishuri, ugasanga mwarimu wawe arakwigira kwiga, arakwigira gufata, arakwingingira kwiga, arakwingingira gufata, arakwingingira kubishyiramo umwete, ariko kwinginga ngo bishyiremo imbaraga. Ntago uba ukwiye kuvuna mwarimu kwigisha, kuko ibyo wiga ni wowe bizagirira umumaro we yarangije akazi ke. Ukwigisha we yarangije kwiga ni gukorera ye. Ntago muba mukwiye kurwana n'abarimu. Nge bijya bimbabaza cyane aho wumva ngo umunyeshuri yatorotse ikigo, ukumva ngo umunyeshuri yanze kwiga yatorotse ishuri, ukumva umuntu barimo baramwinginga bamwigisha uburyo akwiye kwigamo. Kandi uburyo ukwiye kwigamo ni wowe ukwiye kubwishakira, kuko ari wowe bizagirira umumaro. Inama ni inyigisho n'impuguro mugenda muhabwa mu gihugu no mu bandi babifitiye ubushobozi mu kubahugura no kubigisha kugira ngo mugire iterambere. Ugomba kubifata bavuga rimwe kumva karindwi, kuko ibyo bakwigisha bya discipline no kwitwara neza ni wowe bizagirira umumaro.
ntago uri umuntu wo kubwirwa ngo reka urumogi uzarebe bagenzi bawe barunyweye. Ntago uri umuntu wo kubwirwa ngo reka uburaya uzarebe umuroho w'indaya n'ababaye indaya bazaguha ubuhamya wumve. Ntago uri umuntu bakwiye kwigisha imico myiza, ukwiye kubyibwiriza kuko ibyo wigishwa ni wowe bigomba kuzagirira umumaro. Rero ufite uruhare runini mu kuzubaka amateka yawe cyangwa kubaka iterambere ryawe n'ubuzima bwawe. Ni wowe ufite uruhare runini, ibyo wigishwa ni wowe bizagirira umumaro. Niyo mpamvu ukwiye kubifata vuba kurusha n'abandi bose. Imana itugirire neza. Ni wowe ukwiye kuyobora ubuzima bwawe. Impamvu nkubwira ngo ni wowe ukwiye kuyobora ubuzima bwawe nuko hari igihe wikabakaba ugasanga ibyari bikuzengurutse byose nta na kimwe kigihari. Hari igihe wikabakaba ugasanga hari haparitse imodoka ya papa ntikihaparitse ikagenda ubutazagaruka. Hari igihe wikabakaba wakebuka ahantu hari amafamu y'iwanyu ugasanga yose bayagurishirize rimwe. Hari igihe wikabakaba ukareba ya etaje ya papa wawe wirirwa gureba ubara imiryango irimo uvuga ngo harimo uwawe ugasanga babiteje cyamunara, cyangwa barahombye bishyura ibyo bariye. Hari igihe ureba imbere mama wawe waguhaga kaya ntuhamubone, kuko mama ararwara, mama arapfa, mama arananirwa, mama bamwirukana ku kazi, mama aragukunda ariko hari ibibazo byinshi ashobora guhura nabyo bishobora kumutera kutongera kukwitaho. Ashobora kudapfa ariko akananirwa akagira intege nke zo kukwitaho. Wareba n'inyuma ugasanga papa ntahari. Papa akaba adahari yarafunzwe, papa akaba adahari yarapfuye, papa akaba adahari kandi anahari. Dufite abana mwagiye mu mifubyi mufite ba papa. Ukikabakaba ugasanga byose ntibihari. Ugakebuka iburyo n'ibumoso bagukoreraga anniversaire ntongere kubabona. Ugakebuka ku ishuri bagusuraga baparitse amamodoka barimo gukuramo ibiryo by'amoko yose baguhakeya, ugakebuka ntubabone. Ukikabakaba bagusinyira agasheke ati mwana wacu muri vacances uze rwose ujye gushopinga ugasanga kuri kote yashizeho. Kibebeza uti ndashaka rwose nanjye kuzajya muri expo, mama agahita guha sheke rwose cyangwa akakuyorera akaguha ku mfura za beneri. Ariko ukikabakaba ugasanga izo fura za beneri zarashize nta na bucura za beneri zihari, ngo ndavuga iza 5. Note za 5 ngo ni imfura za beneri na beka. Ubwo nyine bucura ni 500 n'igihumbi, ukabura ifura za beneri kandi ukabura na bucura bwa beneri, ngo ni 1500. Urikebuka ugasanga ya magambo meza wabwirwaga ni wanyu ntago hari. Ugasanga kwakwirwa bakuririmbira ba anti na ba anko n'abantoto bateranye bose baje kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko, ukababurira icyarimwe ukagira ngo baburiwe irengero kubera ko uyu mubumbe ni mubi. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo imbere hawe ugomba kuhategura kandi ukahateganya, kandi ni wowe ufite ubuzima bwawe kurusha uko abantu babugutwarira. Ufite uruhare runini mu kwiyubaka kandi ni wowe ufite uruhare runini mu gutegura imbere hawe. Mu kiganiro cy'ubushize rero nagiye mbibasobanura ndakubwira ngo ntihazagire ikigushuka. Hari igihe umuntu yicara agashukwa n'ayo maraso ye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ayo maraso yawe bari muri wowe uko biri kose ntago ari essence uzivoma ngo nibura ujye gushinga station. Ntago ayo maraso yawe ugomba kugenderaho ngo ufite amaraso ngo byishinge ngo ufite amaraso y'ubushyuhe uvuge ngo ufite na amaraso yawe ngo kugenda uyoborwa nayo. Ntago ugomba kuyizera no kuyiringira kuko ayo maraso yawe ntago ari essence uzivoma ngo ujye gushinga station. Ugomba kumenya ngo aya maraso yanjye ashyushye ngomba kuyakontorora kugira ngo atanta mu rwobo. Aya maraso yanjye afite ubushyuhe ngomba kuyagenzura kugira ngo atanta habi. Ntago uri umuntu ugomba kubaho nk'umuntu udafite ubwenge. Hari ibintu bitagomba kugukurura no kugushuka ngo bikubeshye. Ntago ugomba gushukwa n'ibintu bigezweho. Ibintu bigezweho ukumva nimba wifitiye ya ngendo yanyu kumwe mwigendesha iriya ngendo se nibiki birase nibiki
biriya ni ibintu by'akanya gato bigushukura urubyiruko kumva ni wowe uriho. Waba ugize Imana rwose baguha ayo kugura agakweto n'agapantaro ukumva ubuzima burangiriye kuri supurese n'ipantaro, ntabwo ariho burangiriye. Wibuke kuzashaka, wibuke kuzabyara, wibuke kuzaba umugabo, wibuke ko ugomba kwiteganyiriza, wibuke ko hari ubundi buzima. Ntushukwe n'ubuzima bw'akanya gato. Kuba urubyiruko ni ibintu utazatindamo, uzabivamo kuba urubyiruko ujye mu kindi cyiciro. Ntabwo uzakomeza kugenda utya, hari n'ikindi gihe uzagenda usodoka. Yego uri kwitwara, ariko hari igihe uzatwarwa n'ibihe, utwarwa n'iminsi ikujyanaho udashaka. Niyo mpamvu ukimeze gutyo hari ibintu ukwiye gutegura. Hari ibintu bitakwiye kugushuka. Ngo uri umuntu ufite pinya, ukumva n'iterambere ryawe nuko waterura ibyuma ukamera nka ba basore bajya baterana ingumi, sinzi ukuntu babita. Waba wenda hano ufite cya kintu hano, ya pinya yankurikira nkwasi yo ku kaboko ya hano, kumva nibwo waba uri umusore. Wabona utangiye nyine no kuzana agatuza uti sawa biruzuye. Ntago byuzuye, urugendo ruracyari rurerure. Utwo ni utuntu nyine tw'urubyiruko mwemerewe, ariko menya ngo ni utuntu turangira vuba. Higira ikintu kigushuka ngo uratambuka ngo udukobwa twose turadugukunda. Na ka gakobwa twatundi mwigana, tumwe two muri karitsiye, two mwahuriye muri anniversaire, two muherutse guhura mwatashye ubukwe na mama, yitwakurebaga. Nuko amarangamutima yanyu bababwira, nuko amaraso ababakurura. Kanirebera hirya uti ninjye karebaga. Ukumva nuko nyine karankunda, kumva amarangamutima yawe naho ari kugarukira, ukumva iyerekwa ryawe riragarukiraho. Nibyo ntago nabiguhora se wabyishyizemo, ariko menya ngo utwo n'utuntu turangira. Harankunda, yarabimbwiye, yabinyandikiye ngo anyiyumvamo, ni inshuti yanjye. Ukumva ubuzima burarangiye. Ubuzima ntago burangiye, ahubwo burakomeje ndetse buteye n'ubwoba. Igihe cyawe gikoreshe neza. Nguru umusore mwiza w'igihagararo, nguru umusore mwiza ushinguye. Abakobwa bose barakurwanira, ntago ibyo ngibyo ari byo uzahoramo. Two n'utuntu tw'utubombo uri kunyunguta. Hari indi minsi igutegereje kandi irakomeye, ugomba kuyitegura ukiri muto. Ugende ujye ushukwe n'ukuntu ufite utunwa twiza. Ushukwe mukobwa wanjye, ushukwe n'agashinya k'umukara. Tikuba nifite agashinya k'umukara birahagije, nzajya nseka nyine bemere. Mfite amaso meza. Hari umumisi bigeze bavuga ati tubwira ahantu hawe heza ufite. Ngewe seka neza. Yigosha tura n'utubombo tw'abana. N'utumisi twanye Imana yabahaye two kwirya no twiryagagura rubyiruko, ariko n'utuntu dushira. Hari ibindi bintu ukwiye guteganya imbere hawe. Tura n'utuntu turangira ntumenye ko wanatwigeze. Kandi urabyemerewe mama, ariko bipanga uzi ko hari ubundi buzima bukurindiriye. Kandi ugomba gutegura, ugabutegurira aho hantu hakomeye uri. Wumve yuko kubutambuka umusore ati nagukunze, merci. Wumve yuko ubuzima wabugezemo. Undi natambuka, ufite amaguru meza, urakoze. Undi nahita uti mbega gataye nk'akabazungu. Asante sana. Reka da, turiya n'utuntu tw'urubyiruko, n'utuntu nyine mu myaka yanyu, n'utwo tuntu tw'utubombo kuko muri abana, ariko n'utuntu tumeze nk'utuvumbi turatumuka ntumenye ko twigeze. Hari indi myaka ikurindiriye, ntago ari aho ugomba kuharenga. Byigushuka. Wishukwa na ya mitima igihumbi bakoherereza muri telefone. Wishukwa na twa tugambo tw'amareshya mugeni birirwa bagushukisha babasore. Wishukwa n'amagambo bakwandikira. Wishukwa n'abagusohokana. Wishukwa n'abakujyana gushopinga. Wishukwa n'abakujyana ku musenyi. Wishukwa n'abakujyana ku mazi. Turiya n'utuminsi wahawe n'isi dukeya, ariko ni iminsi uzavamo bishaka utanabishaka, byigushuka. Kandi kwirirwa bakubwira ko bagukunda burya ntago ariko biba bimeze. Tuzabireba.
tuzareba urukundo nyarwo, nabyo tuzabigeraho, kuko gukunda no gukorwa ni ngombwa, kuko naho nabibabuza, naho nazana n'inkoni nkabakubita ntimwabireka, kuko imyaka yanyu iboshya kubikora, iboshya gukundana, iboshya gukunda, ariko nabyo nzakubwira ukuntu ari ibintu birangira. Hari ibintu bidakwiye kudushuka. Ntuzashukwe n'amaguru yawe, ntuzashukwe n'igihagararo cyawe, ntuzashukwe n'uburanga bwawe, ntuzashukwe na munda zeru hawe, ntuzashukwe n'ukuntu umeze, ntibizagushuke. Biriya ni utuntu tw'iminsi mikeya, ni utuntu twibagirana, ni utuntu tugira umumaro muri bikeya. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibindi bintu imbere yawe bikurindiriye kandi bifite imbaraga. Hari ibintu bidakwiye kugushuka. Tegura imbere yawe kandi uhategure neza kugira ngo uzaramire mu munezero, ntuzaramire mu marira. Twasomye ijambo ry'Imana mu Migani, hatubwiye ngo ninjye nyiri ububasha n'ubushobozi, ninjye utanga icyubahiro, ngo kandi nkatanga n'ubutunzi. Uwo ni Uwiteka wivugaga, avuga ngo nimika abami nkimukura abandi, hanyuma akavuga ngo ninjye uha abanyabwenge gutwara, ngo kandi n'abacamanza n'abahanga bo mu isi Imana bahaguca imanza zitabera. Nagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe ukwiye kubwinjizamo Kristo, ubuzima bwawe ukwiye kubwinjizamo gusenga, ubuzima bwawe ukwiye kubwinjizamo Yesu. Ntago ndabyinjiramo cyane ibintu by'umwuka, ni nkaho nashatse kwinjira mu mubiri cyane, ariko hari ibindi bintu nzababwira, nkakubwira ngo nkuko wita mwika ujye wita no kuri Bibiliya, uko wita kuri prof ujye wita no ku Mana, uko wita ku iterambere ry'umubiri ujye wita no kurya umwuka. Tuzagenda tubiganira. Reka mbasengera Imana, nindi kukubwira ngo uruhare runini rwo gutera imbere kwawe no gukomera no kugera aho ugera ni wowe urufite mu biganza byawe. Nta muntu utwaye iterambere ryawe, nta muntu utwaye ubushobozi bwawe, nta muntu ukubikiye imbere hawe, nta muntu uhabitse. Hari abantu bakwinjirira mu buzima bakakwereka ko bakubikiye iterambere, hari abakwinjirira mu buzima bakakwereka yuko uri gupfa na guhambana, hari abantu binjira mu buzima bwawe bakakwereka yuko mbese nurwara bazagufasha kurwara, hari abantu bagushuka bakakubeshya, ariko burya barakubeshya. Imbere hawe ni haba heza, abazakuzaho ni beza, ariko imbere hawe ni hapfa, n'abagukundaga bose bazakuvaho. Kuko burya abantu bajya bashukana, abantu barashukana cyane nk'urubyiruko. Umuntu araza w'umugabo ukabona yagushutse, akakubwira ngo nishingiye minerivare yawe, nishingiye na jade poshe, n'icyo uzakenera cyose uzambwire. Ni ukuri nje kukubwira ngo ntago yakwishingira, kuko nabwe kwiyishingira ubwe ntago ajya bishobora, n'uwamubwira kwishingira abo yabyaye ntazabibasha. Barimo baragushuka, barashaka kwica imbere hawe. Kandi reka nkubwire, umunsi uzaba wishoboye ku giti cyawe, ni uzaba wishoboye, uzaba uri umuntu w'icyubahiro. Ariko igihe cyose uzabaho uri umuntu utishoboye, uri umuntu uzajya ukoreshwa ibyo ushaka. Kandi reka nkubwire, nagira ngo nkubwire ngo ntihazagira umuntu ugukangisha ko yateye imbere. Nagira ngo nkubwire ngo nizibika zari amagi, aho bageze nawe ubasha kuhagera, kuko mbere yuko baba abagabo babanje kuba abana, mbere yuko bakomeye babanje koroha, mbere yo gutsinda babanje gutsindwa, mbere yo kuzamuka babanje kumanuka. Nta muntu ugera muri kaminuza atarabanje muri garidiyene, nta n'umuntu ugera muri segonderi atarize primaire. Urwego ku rwego n'ugushukisha amafaranga, ujye umenya ngo nawe yarayaburaga igihe yigaga nkawe. Aho yavuye burya nawe wavayo, kandi aho yageze nawe wagerayo kubera Imana. Mureka rero dusenge, tuguciriye bugufi Uwiteka mu mwanya w'umugisha ndetse n'icyubahiro waduhaye wo kugira ngo duhugure abahungu n'abakobwa bawe. Wateguye iki cyigisho kugira ngo ugire benshi ukiza kandi ugire n'abuzura. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zishyigikire iyi message, buri wese umuhe kumva no kumvira, umuhe guhinduka no guhindukira, kandi ukomeze gushyigikira urubyiruko. Ndarusengeye, ndasengera urubyiruko ruri mu kaga, ndasengeye urubyiruko rw'ifubyi, ndasengera urubyiruko rubabaye aho runkurikiranira ku isi, ndasengera urubyiruko ruri mu ngorane, ndasengera urubyiruko ruri mu makuba, ndasengera urubyiruko ruri mu bikomeye kandi bitandukanye. Ndabasabira ku Uwiteka kugira ngo
bahezagirwe n'Imana kandi baramburirwa ikiganza n'Uwiteka. Buri wese umukurikiranire mu mwanya arimo, kandi ikiganza cyawe kizura kikazahura gikiza kandi kirengere buri wese mu ruhande rwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.